Mwaramutse neza. Uyu munsi reka tuvuge ku kwizera guhindura umuntu intungane. Kwizera guhinduka umuntu uwera dedede. Hari abavuze ngo amaraso ya Yesu Kristo yeza umuntu kuruta ubufu bw'igitarama. Reka nkubwire ngo kwizera kwa Abeli kurongera kutwigisha ko dukeneye kwizera kuduhindura abera dedede. Uwiteka umucamanza iyo atubonyeho amaraso ntaducira urubanza ruba twita abakiranutsi. Nta kindi gihesha gukiranuka keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso ya Yesu de. Abayobora 11:4 kwizera niko kwatumye Abeli ayitura igitambo kiyishimishije kiruta icya Kayini. Murongo nshaka n'uyu nguyu ukurikiraho. Niko kwatumye yemerwa ko atunganiye Imana. Reka nkubwire nshuti yanjye, reka nkubwire mwene data, nta kindi na gito gishobora gutuma umuntu ahinduka intungane, ntabwo ari amafaranga, si uko avuka mu muryango w'abatambyi, w'abapasitori, w'abapotere, w'ababishopu, si uko avuka mu bwoko burebure cyangwa se mu bwoko bugufi cyangwa se muri Afurika cyangwa ahandi, ahubwo gusa ni uko yizera igitambo ari cyo gitambo kizima gikuraho ibyaha ari we Yesu Kristo. Abeli yahishuriwe ibanga, ahishurirwa Kristo, amugirira icyizere kandi hasigaye imyaka myinshi. Twe twari dukwiye kumugirira icyizere bingana gute ko turi nyuma yo kubabazwa kwe no kuzuka kwe no kweza abemeye kumwizera. Hanyuma rero Abeli twabonye ko yafashe mu matungo ye maze arakinja atura Imana ibitambo, amaraso arava kandi ngo atamba n'urugimbu. Bishatse kuvuga ko yahinduwe intungane, niko tubonye yahinduwe intungane no kuva kw'ayo maraso kandi yarabyizeye maze uyu munsi aracyavuga. Nagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri ibintu twakiraniwemo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, kandi na n'ubu turakibonamo intege nke cyane, na n'ubu turakibonamo, muri ibyo yaravuze ngo na n'ubu ndacyabona ntatunganye, ariko ikintu icyo ari cyo cyose mu maraso ya Yesu Kristo nikireremba. Kandi ntiwavuga ngo yango jyewe nta byaha nkora nta n'ibyo nakoze. Mana we, umva, umuntu umwe yaravuze ngo nta buye rireremba hejuru y'amazi ngo niyo kaba ari agasarabwayi gato kwibira kimwe n'ikibuye cya karundura. Bivuze ngo icyaha ni icyaha kandi umuti wabyo byose ni amaraso ya Kristo yonyine. Umuririmbyi yaravuze ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mu ijuru kereka kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. Hanyuma rero nyikiriza akabaza ngo nibyo wenda wogejwe n'amaraso ya Yesu, ariko se niba warogejwe warigeze kugira igihe upfukama ugasaba kubabarirwa, uyu munsi uracyabyizeye, uracyabirimo cyangwa se wabivuyemo? Wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Iki ni ikibazo umuririmbyi abaza kandi kugisubiza ntibigoye. Mbese mu mutima nta kiremereyemo, mu mutima nta kikurega nta kigushinja. Abeli we yamenye ibanga ryo kugira umutima utamushinja, ryo kugira umutima utamurega ibyaha, byo kuboneka imbere y'Imana ari intunganye. Yizera amaraso, yizera urugimbu. Uku kwizera rero kuratubwira ngo uwizeye Yesu Kristo urera dedede. Ibyo abantu, ibyo batekereza, ibyo ntaho uhuriye nabyo, nta rubanza rwabyo, ndetse muri ibyo aravuga ngo Uwiteka umucamanza iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Reka uyu mwanya ntekereze nawe utekereze. Umutima uri amahoro, nta cyaha gikomanga, nta cyaha kiwubitsemo kigize kabutindi. Uyu munsi kucyereka amaraso ya Kristo, uyu munsi kucyatura no kukihana, uyu munsi niko kwinjira mu kwizera kwa Abeli nyako. Reka nkureke rero, igisubizo ni icyanjye nawe, gupfukamira Yesu, gupfukamira Imana,
kwatura icyaha no kukihana, kandi ibyo birakurikirwa n'amahoro asesuye, maze kwera dedede, kwera de kuruta wa mugani wa wundi wavuze ngo kwera nko nk'ifu y'igitarama. Reka rero twere turushe ibintu byose byera, Imana itubone turi abera kubwo kugira kwizera kwa Abeli, kwizera igitambo Kristo yitambye kandi akava amazi n'amaraso, ndetse n'uyu munsi amaraso ye akaba akeza, akirinda kandi agitunganya. Umunsi mwiza kuri wowe n'abawe n'ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi wo kugira kwizera kuduhindura abera dedede. Umunsi wo kugira kwizera kutugeza ku gutunganya Imana ishaka, ariko kwizera Kristo, amaraso ye y'igorigota. Amen.